ibyabanje mu bavandimwe. Nkunda kumva ko abagabo mukunda b'abakobwa banini bamwe batanabasha kwishyigura mu buriri. Manzi yagiye ubu ntiyavuye mu cyaro aje gusambana. Manzi ndumva nakwire kurira. Yuko shamanzi waje tukisangira akakari ko numva nawe natwaye pe. Kanya kukimaze turataha aya masaha. Ntabwo ndi umurinzi bari simpera kumbwira ko atari umwana wo gucunga. Sinjya nicara ku meza rero njye nicara ku ntebe. Yaguze siniyumvisha ukuntu nagaruka kurara hano. Ndabona ujya kungana n'umwana wanjye wa kane. Ni impamvu Imana yabyumvise mu pe. Ariko shaho kariya gakobwa kagira umushi. Uzi ikiguzi bisaba kugira umusponsor. Amanyiriho ijya kugutaka yo mwungeri wanjye ibiremwa byose byari Uyu munsi ndumva nshaka ko tukigaragura ku buryo bunini. Yaguze siniyumvisha ukuntu nagaruka kurara hano. Irigana cyagiye sinzi cyari cyabaye. Ubundi tatu yagiye aba yagiye. Hano rero hamaze n'iminsi mubyara wacu nawe ajya yirarira mu gasozi. Rero ntabwo nari kwiraza muri inzu njyenyine kandi nkozi. Kandunzi. Kanyareka mubaza ikintu kandi ntumbeshye sibyo? Kuva kirya gihe naje hano amaje kurara kabiri hano. Buriya teta amaje kurara iyo ngiyo kabiri nawe gusa cyangwa n'ubundi asanzwe harara nawe ukihamagarira abantu bakakuraza. Oya ntabo. Erega wibuke ko ari wowe wanyigishije kutarara njyenyine. Bitoma ya kandi cyo nicyo n'ubwa mbere ariko tugiye kurarana. Naburya rwaraye muri douche. Ariko ku mutima twararara. Ntabwo imbeho yari iri hariya ahantu uranyibukije. Gusa sinari ko twiyunze byarangiye bimeze gute. Tundi kandi umunsi ngufitiye ibibazo umbabarire kandi ntumbere. Ubundi teta wanyu akora iki? Simbizi. Uri kumbaza. None se ukora iki? Ntacyo. Okay. Fine. Ibyo nyine. Neza ubwo mubayeho umuti. Uko Imana ishaka. Nzegera ngo kubwire ngo iki. Basi mbamubwira kandi kabazo kamwe. Ko ntabwo kagoye. Oya ntabwo kagoye nyuma. Nsubiza. Kwiyamye ibyo bibazo byanjye. Bitewe. Ni sawa. Uranzi ko unsuzanya agasuzugura n'ikinyapfura gike. Niriwe n'icyuma. Witwa Kanyana. Kanyana. Umugaragu wa nyuma hafi yarara mu cyakwaramutsa. Urumva bisona bite? Umva biri fani. Nako uri fani.
ntago ndi fani ndi mafiye umushiki wa Metisi. Okay. Umva yarakumbwiye kumbi ni wowe. Nene se kumbona uri gato. Kandi rero rwose ari gagari. Ndabona nako nkurusha kabiri. Nzi ko abantu bose biwanyu abari abasore nkawe. Erega indi byaramwero na Muhima. Nose ubwo buriya wamenya ko ari nge mukuru kuri Metisi. Utabeshye? Yego komanda. Bakuriye muri uwo gacwa. Hari umusore. Kubera iki? Ibyo bibanye. Ngira amazura de hari abasore shawo. Ahubwo se mbwira arahari. Itariko. Mama njye nateta mukuru wanjye. Naho ndi umuntu banga ibyo byose uri kubivana. Ahubwo sha ubushize mukuru nshobora kuba naramubwiye nabi. No mubinzanya ahangaha no kuyungana urumva birimo. Arahari se ubundi? Ntawe uhari. Mwapfuye iki se none? Ubusa. Shambya ni bana hari umusore. Ngi rwose sinshobora muri kati itabama abasore. Kuri kandi iri kobeze. Ndahari kandi yabari rwose ntabwo yabari wawe. Ego komana nyagasani kunde gutyo se. Arahari maze amahoro ahinde. Gusa none ntimubyara wanjye. Nyine mbwira. Ni mwiza se? Afite kabote? Sha unsubiwamo nawe. Si myiza icyo ni cyambere ikindi ni inzobe. Ikindi kandi bitewe n'ukuntu ubona. Ntago ari urwego rwawe rwose. Ari hejuru se cyangwa ari hasi? Hasi cyane yawe rwose hasi yashoboka. Ubundi ngira amaso y'ubuhehesi. Icyo cyo nanjye ndakizi. Ariko amaso yanjye urumva ahita iby'amazuru yanjye yumvise. Ahubwo se cyagusetse. Uziko nshaka kumva umusore kuri uri muri metero izo 200. Urarwaye ariko siguze. Uziko ari ubwa mbere bishe umukobwa w'imyaka y'ubugwari kugeza kuri urwo rwego. Nta myaka y'ubugwari nawe bawo. Ubugwari n'ubugwari naho imyaka ni ibintu byiza ariko nawe ntukavanga ibintu. Ubwo nyine nubwo bugwari buri kwitaka bwawe nyine sinzi uko nabdore byita iki. Ugasurumva kubasha kwihara ubugwarira. None se kumira cyakoze. Ati nusanga atora umusore umbwira. Bise nyamoza. Baye witonde maze ndibe nibivuga niba ari ukuri. Hari igikobwa urabakanya nawe Uraho nawe makuru ni meza. Njye nitwa Mustafa. Numbaza nakwe namba yawe ndakubwira numva amahirwe yo kwicarana nawe ku meza ari ikinyobwa cyose ushaka. Sinjye nicara ku meza rero njye nicara ku ntebe. Ubu ninde uri guseka se? Halo? Oui. Naho ninde uri guseka? Ntawe. Okay. Ndabikunze rwose ukuntu uzi gutebya. None se wansanze ahantu ntitukaganira nka kwibwira neza. None se ko bitari bushoboke ntakuzi. Ariko ngenda kuzi cyane kandi byose biri mu maboko yawe. Kandi ndabizi kose wabishobora kose igikobwa wabishobora n'ukuri. N'ukuri kose mbabarira shabuze. Ntacyo umenye
nanjye nkumenye neza please mbabaruze sha. ni hehe so? Urabyemeye kuza se? Nyine mbwira ahantu uri numve niba byakunda nyine. Byiza cyane gikobwa. Okay, noneho reka nkoherereza adresse muri message sibyo? Noneho uhita uhansanga. Wow, byiza cyane. Sawa. hanyuma nyuma yo kumuhumurirwa ko byose bise ari umugabo niki kindi wahumuriwe kuri iyo speciality yawe yo guhumura ni igikire. sawa ahubwo si ubwo nusanga ari kura ushobora wazamaye nanjye akamenya kiwe nawe se ukabije ni ukuri waba urwaye ziguze. njye nakubwiye yuko haba muri karotita mu basore kandi ikindi ngusabye ni nimero ye wowe gusa nusanga ari kura umereze yasaga nayo kwiteke mukumwitegereza nahise mubengukwa yari mwiza koko pe yasaga n'abageni. Karibu. Ye Mustafa? Ariko mwabanza mukicara. Mwicare. Karibu. Nzana kane karahuri sha. Mubizi nta kindi kinzanya. Icya mbere ni ukumenya umuntu waguhaye nimero yanjye, icya kabiri icyo nshakira. Ariko banza utuze wicare. Nta kibazo sibyo? Ku guhura kwacu ariko ndabona utari muto nk'uko yabivugaga. Ndabona ujya kungana n'umwana wanjye wa kane. Inde bivuga ko ndi muto. Niguhaye nimero yanjye. Nyine ni teta mukuru wawe. Oh, sorry. Ntabwo nakwibwiye. Yitwa Mustafa nk'uko nabikubwiye kuri telefone. Mbinahangaha mu rwego rw'akazi. Ndi umugabo ufite umugore n'abana 5. Umuryango wanjye wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nanjye nkabinanga mu rwego rw'akazi. Ukaba wampamagaye rero kugira ngo wivuge ibigwi. Okay. Nanjye nitwa Kanyana. Papa wanjye ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pole kabisa. Komera cyane ihangane. Sibyo? Ihangane. Ukora iki? Ndi umucuruzi. Ore nangaha nyuma y'amezi 3 ndagenda nkamara ukwezi kumwe ndi kureba umuryango ndi kuwitaho nkongera nkagaruka. Ariko buri mezi 3 ndagenda. Operation zanjye zose zibera hano mu Rwanda. Nicyo gihugu nahisemo cyo gukoramo operation kwako kiranezeza kugikoreramo ndisanzura. Abana beza nkawe. Ukaba rero nanjye ushaka kumpa akazi? Nakaguha kandi karoroshye. Ntabwo kagoranye. Nyine ubwira nk'akazi ushaka kumara akazi. Uri ufite amatsiko? Okay. Nta kindi ni ukutanyicisha irungu. Kamba hafi cyane kandi ukambera inshuti ya hafi cyane. Igisa nabyo birahemberwa? Bien ugomba guhemberwa kuko nimba uzamberaho umuryango wanjye utari ukamberaho umugore wanjye atari urumva ko byanze bikunze ugomba kubihemberwa. Sibyo yuko niyo utakora nako kazi ntaguhemba.
ushaka mbe aho umuryango wawe utari musimbure inaha cyane bivuze ngo ushaka nkubere umwana nkubere umugore nkubere mama n'ibindi nyine byo mu muryango ongeraho ngo umbere byose yego pe ndi mukuru ndabyemera nta n'ikibazo kibirimo ariko uri umunyamahane gute uzi n'ibindi reka mpamagare no oya kubera isi no nta mpamvu yo kumuhamagara reka muhamagare no ntabwo ari wampaye namba warayimwibye ntabwo ari ukuyimwiba ahubwo ntacyo wayimwibye ryari cheers kwanza cheers urabona umunsi wa mbere tumenyana yaraguhamagaye sinzi nimba ubyibuka neza yaraguhamagaye nanjye urabona ntabwo ndi umwana nahise ntwara nimero ntwara nimero okay none abana bawe bangana gute ufite amatsiko menshi cyane okay wihangane kubera kugenda ahantu henshi amatelefone tuyashyiramo amakode hari na kode dushyiramo ikorana na satelite ku buryo igihe cyose uyikoresheje ihita byibroka so ubu urabona okay umva mbigezeho yego urabona iyi foto uyu ni umuryango wanjye uyu ni umugore wanjye uyu ni umwana wanjye n'uyu nguyu urabona uyu mukobwa uyu ni wa kane uyu muhungu ureba uyu nguyu mbogari urabona yaraganguje uyu ni imfura yanjye urabona atari bogari ko mbona se ahubwo uyu mukobwa wawe tungana yego ahubwo se wanyereye umusaza we ko mbona ari bogari oya kanyana oya buri wese agomba kwirobera ifi ye nkuko nanjye narobye ifi yanjye nawe azirobere iye nuko bimeze rero nuko bimeze ahubwo nta kibazo ngo wawe umwanya wo gutekereza ku byo nakubwiye sibyo icyo ndutekerezeho witonze buri kintu cyose ugishyire ku murongo then uzamenya igisubizo cyiza niko mbyizera gusa nizere kutazanga impano nzaguha harimo n'iyo kukujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibaza isura yawe wageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika New York Chicago Washington Pennsylvania aka kantu ni agakiko Los Angeles uko ngenda suma wajya kumva kagenda kangira ntugire ikibazo ahubwo reka twongere amakanzu gashobora kuba gakomeye reka twongeremo wenda cyifite reba nta kibazo kari byacu se we nugira ikibazo ushamburira hari uragenda uryame uruhuke neza then utahe nta kibazo sibyo nshobora kuba nakwishinze wowe uri umunyamahanga kandi sinshoboye mfite mu kanwa heza ariko karakomeye rero ntugire ikibazo don't worry n'iki cyose uri bugirire akabazo uragenda uryame ukuke neza nta kibazo sibyo hano mu staff aba yishyuye buri kintu cyose iyo kwisunze numva nezerewe gahoreho rukundo nagabiwe na rurema iyo kwisunze numva nezerewe gahoreho rukundo nagabiwe na rurema
bite teta Wow, Imana ishimurizanye. Nateganyaga kuzawushaka vuba cyane. ni amahoro se Simbizi. Wow. Ubushize ubwo duherukana. ndabyibuka Kanyana yaje intenda kuri phone. yego Gusa numvishe ko yakubwiye ko icyo ndagomba kukubaza wagombaga kwemera. Niyihe mpamvu wahaye itegeko rimeze gutya? Iki kiri hagati yawe na murumuna wanjye? ukuri nta kimwe pe ko nibaza cya gihe si impamvu utabyumvise kutuvugana nanjye namubazaga impamvu ushaka ko muhishira tu nibaza ko bari ko babimubajije wenda Umva mbese reka kwijijisha se. ni impamvu Imana ntabyumvisha mo pe Icyo nagira ngo nkubwire ni iki ngiki, ni kimwe. Mwiyamye kuri murumuna wanjye. Kanyana. Niba ari cyo kikugenza uzimuka u Rwanda abakobwa baruzuye. se teta ni iki nakoze cyatuma unca mu baturanyi koko ko ni iki nakoze cyatuma unca kugenda mu baturanyi koko Muce mu baturanyi. Kubana n'iki sikurira abana bitwa no gufaka guhamba. Ariko n'undi munsi sinzongere kubona izo ntoki zawe zikomoka kuri uyu muryango. Nutwo turenge twawe tuza twitapitisha hano ngaha muri iki gipangu. Cyangwa nzakwereka. kunigenje none mafi haruguru hari umukobwa aho ko nigenje none Ewe. Cecekere wivunika nabumvaga. Ariko shaho kariya gakobwa kagira umushiha. Abizi nawe nta kanyabwaga ngiye n'umwe pe. Kagira umushiha buriya afite murumuna we. Umwana mwiza usabana witonda ariko kare wagira nimba karagumiwe. Kari murumuna we namuzi. Ndamuzi. Uriya rero buriya. Naramuriye. Ariko kuko urumva nimba watwumvaga tuvugana hirya. Tuvuze cyane yatwumva. Yego. Si byiza gushwana n'abaturanyi ariko. Ikisi. Ntacyo nakoze ariko ngenda. Wenda ibyakoze ntabwo azi ko ari bibi.
buriya wenda tuziyunga da. sha sinzi gusa afunze umutwe pe. Uko kameze nk'akantu kabuze umugabo. Gafite umwaga nanjye numiwe pe. Kari kantamiye. ngo ntusinzongeye ko nangutambika ngo ibyo birenge byawe. Tangaje kanyisha. Amakabutura njye rero yacika ahantu hamwe yose baracitse ahantu hamwe. Uzi imashini irangura buri munsi ngewe. Kagenda. Ariko umuntu yicaye afatanyije amaguru ntabwo ikirimo kigaragara. Ngo nyine uzajya ubumba nk'abakobwa cyangwa abakobwa. Nukwicara gikobwa byo pe. nizere ko nubwo watinze ubizanye byose. Bigoye pasi Pasi. pasi wampaye nyine gusa ntabwo nemerewe kubikubwira kubera ko nimero yanjye yarayikwiye kandi nawe ushaka wambikira ibanga nako ugomba kumbikira ibanga kuko ni umukire kandi teta nukuri yadukiza. isi niwe waguhaye yayandi gushize shati teta waretse tukamuprofita kweli ni ukuri pe yatubera umusponsor. Uzi ikiguzi bisaba kugira umusponsor se? Ubwo amafaranga angana gutya. hari ikindi se kitari kumubera inshuti bisanzwe. Inshuti. Akagwa amafaranga angana rye. Agucikiza. Mwakorana iki kanya? Mwaryamanye? Njyewe reka njyewe nta kazi ubusugi bwanjye hejuru kiriya gisaza. Ubusugi. Iki se? Kisa akabenzi wagarukaga?